imfunguzo ziri hano mama aragwaye wowe nayo ni seti yawe ntabwo utekerezaho nyine bavandi mugiye kujya ku kazi mbereza imfunguzo zabo abo gomana akazi kawe we ni mana igira ibyayo tu sawa nyine nisango nyine byagenda hanze nareba akantu mu cyumba ngendana ese byagenda gute byo kwibagiye ntabwo ndi ibyo bintu byanyu muzanye n'ibicyanga ubu mfite impamvu ishoboka iyo ariyo yose ituma nongera kwiba we gusa n'ubundi wamuganye Fabe yenda kubwiza ukuri nta n'ugwemeye no kuntangira size mera atari muri uru rugo umenye ko kujya birabihagaze ubu mfite impamvu ishoboka buri kimwe cyose kiraba gihagaze ngo mukunda mere ikikuzi icyo ari cyo wowe grand frère bamwirukanye kuriya dina mupango se murangira utahane ngewe ibyo ngibyo byiyorere n'ubundi ntabwo amafaranga wabona yamuvuza kuvuga kitese sawa ndamudashaka kuvuga reka pasa imeze bityo naje kwa praying sibona byanya by'amashuri yabona nazi nakiga ni ikibazo cyabona byarakurani kajyana n'abandi nuko mwese bamariye iki meze tose bro meze fashinari ndamutishimye sikari ibibazo gusa ibibazo muri ubu rugo ni ibibazo gusa ubusanzwe tu gute kandi amara byibushye shom dogazane cyane nawe ari kwa muganga ngo ari kwa muganga ujye gusura nyine ni murwayi ntabwo yagiye gusura ahubwo ni murwayi ari mu bitaro cyangwa yarwaye impyiko mani wivuga ibintu byinshi cyane uvuze barwaye impyiko ntabwo uri kubyumva se amatwi ntabwo uri kumva ndi kubibona se ko mami twaje kuvugana mu kanya ngeze ara hepfo yaba atabizi ibyo bintu nawe ahubwo hepfo se ndashize amasaha ntabaye ane iyo mwavuganye saa sita bukabaye saa cyenda saa kumi nose mama kuki mutabimubwiye ko ibyo bintu nawe ntabyazi aba yazubaye mani ncagingira ahubwo mbwire mama wakwicaye neza igihe ibyaho ngaho wakwicumbikira nzi ko muri kumubwira nabi niba ufite amayinite amayinite ntayo mfite amayinite telefone iraho ngaho kumurira rero Kigali nkoreramo se wundi tuzaniye iki mwana mbaze ni iki si umuntu uvuye ku ishuri azamutse waba wazana ibyo bikapu byikoreye gutyo nta n'ikintu uzanye si imyenda n'amakayi twe duheruka kurya mera aranga ibi bitipe nabyo ntibyateka reka ndakurahiye wowe se utajya uteka kikanga mushaka mu byo rero ko na mwarabyibushye cyane si ngombwa wajyana ahubwo ku ishuri umuntu abyibuha atarya no nanjye nagezeyo yakunze bambwiye ngo bazamuhamagara ku wa mbere ahubwo
Mama dogo mvuga kuvugana bamugezeyo mbanga ari mu bitaro nyine nanjye byancanze ahubwo banze umuvugisha wumva uko bimeze. Njye nabuze ko umuvugisha telefone yanzimanye banze umuvugisha ahubwo wumva umushe bikomeye. Ahubwo none namamagare kuri iyi. Sikumutanya cyane n'amazi yo kunywa hari. Ajya. Hana yari. Ibibazo byose byaye. Nsugo mu ncamake bimeze bite? Kuvuga ngo cyamunsi cy'ejo cyashize twari twicaye hano turi muri salo turi kuganira bimwe bisanzwe arahaguruka nyine agiye asa nk'aho agiye mu cyumba cy'ikwantu anafashwe n'isereri ubwo yari yegeranye na Fabien aramufata ntabwo byumvikana cyane bya bindi byanyu bya numvaga mama mbwira ngo mwaramunaniye. Kuvuga ngo grand frère niwe yagiye kumureba ku bitaro agarutse araza tubwira ko nyine yagize ikibazo cy'impyiko ko ashobora kuba arwaye n'umwijima. Biba biterwa nawe kubera ukuntu yikundira ibintu by'agacupa cyane, ashobora kuba biterwa n'inzoga nyinshi anywa nawe icyo kintu ahise numva ngewe ahubwo utagira ngo biranoroshye nyine ubu turi gusabwa miliyoni 20 z'uriya telefone twamuvuze. What? Nubwo ari nayo yonyine gusa. Icyumweru nabwo icyumweru ni 400. Utarabona amafaranga y'impyiko. Akazingira dore nugira akazi ngo naba ufite nane ntayo banagira. Nayo munsi umwe ntayo. Ufite se bari he? Mbere ko gasinzi ngagiye nawe tanyu. Hano bana mwirukanye mu kazi. Aha. Mera mamagare nawe. Tumve nyine umwanzuro nanjye ubwo ndumva nta. Nyine karibu mutakwakiriye nyine n'ubundi sisi mu rugo urisanga nawe n'iwanyu namwe Cyumba funguye stock ibyo guteka Yesu Kristo wa Nazareti. Muvandi. Mana yanjye. Fabien. Kubera iki mama wanyu yarembye ntimumbwire. natwe byaba ducanze ntabwo. Niba ariko si we bitagucanga. Wabuzwa n'iki? Muvandi. Umeze uteye. Ahubwo siko mumbwira ngo mwamujyanye kwa muganga nkabona arwaye byagenze bite ko afite umuriro wa murenze. amafaranga yabuze yo kumwishyurira niyo mpamvu amafaranga yabuze kubera ubugoryi bwanyu n'ubucucu no gufunga imitwe kubera iki mutampamagaye kuguhamagara gute Fandi hangana none se ahubwo ikibazo ko ndiye bamubahaye kirwaye ahuro kumva umuriro afite nyine amafaranga yadushiranye none sibaze ngo buri cyumweru 400 400 twabikora yego ikamufasha amafaranga yashiranye sibyo murabe konera amarira Fabien
amafaranga yarabashiranye mu cyuma umuntu atarwaye mwanga kumbwira ubu nari kubura ubufasha mbaha koko mami ntabwo uzi ibyabaye nyine byaducanze ku buryo ntabwo wabyumva reka nkubwire rero ngiye gushaka uburyo mbigenza sibyo nshake mbwire inshuti ndebe ko hari ikintu bamfasha nanjye ku bushobozi mfite nshaka ikintu nakora sibyo uri kunyumva hanyuma ubwire bari abavandimwe bawe bafite akazi mushaka uburyo mubigenza duterateranye sibyo ikibazo gihari na mukuru wacu ngo baramwirukanye umusuku bamwirukana hehe se kandi nawe yakoraga nyine mu isoko ubu David nawe usikaye wenyine ufite akana n'umuseke turabizi amafaranga bose kandi bamwirukanye gute kandi mwabana mwe nimwe muteza ibibazo mama wanyu musiye bazonezwe twamugega mwe n'inzoga ibyuma by'abayiyabuze uravuze ngo ni inzoga zabimuteye mbibabwira mayoga ibyo bintu tunabyihurira umuntu ararwaye tubireka ahubwo dushaka uburyo twamuvuza icyari gukwirwa domo amateleviziyo yaracanye habe no kumpamagara ubu se umwana wanjye yatazi hano byari bigende gute ubundi se twayigurishije ubundi kimaze iki hano haravamo angahe se ngo nimuterateranye nanjye ngiye kugenda nshake mu nshuti zanjye turebe ko hari icyo twakora sibyo Fabien uri kunyuma naza kubabwira mama ndaza kubabwira ubu noneho ngiye kuva hano none se ikibazo reka dukeneye miliyoni 20 wowe uzi ngo ni akantu gato miliyoni 20 nyine hamufate neza bitonze mama buri tuza sibyo yangana mazi Bego kagatura urabona ibintu byoroshye uri kubona byoroshye nyine basi gira ikintu nyine miliyoni 20 sibyo ngiye gushakisha mu nshuti nanjye hari dukeya nari mfite duteraterana ariko nawe mushaka ukuntu mubigenza sibyo turako twamusubiza kwa muganga wamubwiye nimba bishoboka niriyanze twasiriye twakodesheje basi bakanayigurisha reka kavuga ariko ibyanyu byose ni ukugurisha reba ahantu musigaye mu none se mama nta sa amafuti yawe reba ahantu musigaye mu basa amafuti yawe byose si wowe na kikuru cyawe hariya none ngo mujye kugurisha ngo na hariya ubwo ni bwo bwenge sawa basi igihe ikintu dufasha nyine natwe turareba sawa ariko nzi ngiye gushakisha sibyo reka ndebe umuntu mpamagara nanze andishyura n'amafaranga ndimo namwe mushakishe turebe ko icyo twakora sibyo kamvugane nawe ndaje sawa sibyo mama Salut. Murabino. Meze mute. Meze mute. Umurwayi arashika kukize. Nyine ni kwa kundi. Mama w'abana. Yewe.
dogiteri kukuvugisha. Muraho. aracyarwaye ameze nabi Arenshi hano epfo ndavuga ngo reka amace ndebe uko amerewe kuko igihe tumusezerera yarameze neza afite imbaraga, ariko rero buriya umuntu ufite ikibazo cy'iriya ndwara ntabwo aba ari comfortable bihagije. Akantu kose kamukoraho ashobora kugendera ko, cyane ko muri iyi minsi murabona za malariya zarateye, indwara nyinshi, rero ubudahangarwa bwe ntabwo waba bugifite imbaraga. Akorezo kose kamushyikaho yahita akurizamo uburwayi bukomeye. ari byiza ko turebe yazanye umuriro mwinshi, arimo arabiterwa n'iki? Ariko n'ubundi randevu twe twabahaye n'ubundi siri mu cyumweru gitaha. Indwara ifite imbaraga cyane buriya, urumva n'ubundi iyo byari bukomeye cyangwa nibikomeza gukomera n'ubundi mudategereje iriya randevu twabahaye mwaza kumugarura, ariko afite ikibazo gikomeye pe. Mwebwe ntabwo muba muri kukibona, ariko twebwe tuba turi kukibona. Turabizi, turimo turakora uko dushoboye kose, turi gushaka amafaranga none turebe ko twamugarurira kwa muganga. Rero niyo navuganye na Fabien ndamubwira ngo aguhamagare, ko yari yambwiye ko afite nimero za dogiteri wamukurikiranye, tube twabasaba ko twamuzana mbere y'itariki mwari mwaduhaye, ko rwose ntabwo ameze neza. Dore n'amaso ye nta mbaraga nyinshi agifite kabisa, arimo aracika imbaraga mu mubiri. Mugerageze dushyiremo imbaraga, turebe ko twamwitaho hakiri kare. Mukore ibishoboka pe, turabikora kuko iyo mutinze gukora ibishoboka mubishakira kwa muganga, kandi biba byararenze urugero kugira ngo na ba muganga babigarure. Niyo mpamvu ari twe namwe tuba tugomba gufatanya tukareba ibishoboka hakiri kare, tutarindiriye ibihe aho biri kujya. Tuba turi gutinda kandi biri kujya habi. Kuri murakoze, mukomeze mugerageze mushaka imbaraga uko biri kose. turimo turabikora natwe ntabwo twicaye. Murakoze. murakoze. Sawa rero ubwo ngubwo. Sawa murakoze dogiteri. Yego reka kadushyikeyo kandi mukomeze mwihangane, aramera neza n'imigire ubwoba.
Allo? Ni kuri Esidi tuvugana. Nitwa Kristo. Narigeze hano ku Muhima. Abajura bantwaye ibaga yuzuye zahabu.